abanjyanye ahantu bashaka abagiye banyereka abagore beza Uwiteka ndiyaruye mvuye muri abahanuzi b'ibinyoma mbavuye mu mbabarire ungaruka wungirira imbabazi umuntu wese nahemukiye uwo natutse uwo nababaje uwo navuze nabi hari abyaha byose nakoreye kuri YouTube nabivuyemo nahangaha ndahagarutse kugira ngo mbwire abantu ko nabivuyemo uyu munsi wa none ngiye kuba Noheli mushyashya kuva nahura n'umugaragu w'Imana Yongwe akangira inama ibyaha byose mbivuyemo ibyo nakoze byose nabo nababaje mu mbabarire bivuyemo pe ndihannye mbaye Noheli mushyashya ntabwo nuzongera kubabaza abantu amatiku ntacyo amaze kuguma mu biganiro by'amatiku nepo uzimavu nihannye nukubera ko namaze kumenya ko namahoro munyapfe yahindutse rero narahindutse sinone hamufasha umwanze ko narahindutse ku musaraba haturuka iriba rimara inyota twanywereye amazi meza amazi y'ubugingo umute uwandi yagomeze yandure ntabwo nite kuri commentaire birabareba nakijije ubugingo bwanjye ubu Noheli tuvuge ko tutazongera kukubona muri biriya bintu ubaye umwana w'Imana waye cyane je umbona Prophète Noheli byukura bagirane ntabwo uzambona igihe nataye nkura satani kirahagije igihe nataye nkura satani mbana aho kugira ngo unsubire inyuma ngo ngiye kwavasa nkomeza ahubwo iyo umuntu abirimo neza niyagenda biramubera ngwiki satani aramwaye ahubwo njyewe ikindi nabwira abantu aravuze ati waje muri social media ukishijwe nibyo koko nari ndi mu butayu nkijijwe biradutangaza na nuwabimenye uko biri ari kw'icenzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora ishaka iby'Imana ikora biradutangaza none ukora indirimbo wana udeka ukora indirimbo irahari biradutangaza na nuwabimenye uko biri ari kw'icenzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora Mana we ndagusaba imbabazi nakoze ibyo udashaka ngusabye imbabazi nk'ingabitsinzwe ku rugamba nzamuye amaboko yanjye umbabare nagendanye n'abahanuzi b'ibinyoma ngendanye n'abahanuzi banza abagore babo abanjyanye mu tubari abanjyanye ahantu bashaka abagiye banyereka abagore beza Uwiteka ndiyaruye mvuye muri abahanuzi b'ibinyoma mbavuye mu mbabarire ungaruka wungirira imbabazi umuntu wese nahemukiye uwo natutse uwo nababaje uwo navuze nabi hari abamfashije abanyemeraga nivanga n'amahanga abo bose mbasabye imbabazi abo nahemukiye ibyaha byose nakoze muri showbiz ibyaha byose nakoreye kuri YouTube nabivuyemo nahangaha ndahagarutse kugira ngo mbwire abantu ko nabivuyemo uyu munsi wa none ngiye kuba Noheli mushyashya kuva nahura n'umugaragu w'Imana Yongwe akangira inama ibyaha byose mbivuyemo ibyo nakoze byose nabo nababaje mu mbabarire ibyo nibishaka tubujeni yanjyanyemo amabudo y'urukoza soni yagiye ama nibyo yankoresheje byose mbivuyemo Imana imbabarire namwe mu mbabarire bivuyemo pe ndihannye mbaye Noheli mushyashya ntabwo nuzongera kubabaza abantu amatiku ntacyo amaze kuguma mu biganiro by'amatiku nepo uzimavu nihannye nukubera ko namaze kumenya ko namahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga icya kabiri yutaza huva nta nubwo menya hujya nijyamye narose umuntu ari kunyirukankana ambwira ati kubera iki bivanga n'amahanga ndangije namaze ni kubera iki se wowe urindira ukumbaza ibyo arambwira ati ninjye wakumeneye amaraso ku musaraba Igorogota abantu bamaze iminsi bambwira ngo ndimo impano z'Imana naririmba nagira abantu inama nahanura yewe nakwivugira ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza uyu munsi wa none rero nje kumurikira abantu ntabwo mwari muherutse ku Musaraba TV nje kubwira abantu ko uyu munsi isaha yo guhinduka kwanjye yageze maze igihe kinini bitegura guhinduka ubu narahindutse niyo mpamvu
nepo wabonye biriya bintu byo kuba narasabye imbabazi ku rugendo kavuga ati ngwino na hano ubitubwireho nuko bimeze nuko bimeze. Yes reka tubasuze ka twifurize rero amahoro y'Imana ndetse n'imisha ituruka ku Uwiteka Imana. Mwese mukunda kandi mugukira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana niba namwe kandi umugisha w'Imana ukomeze kubumaho ndetse n'abanyu bose aho muri hose mu bice bitandukanye hafi na kure. Mwese mwizere twizere ko muri amahoro kandi mukiri mu buntu bw'Imana. Jambo ryavuga ngo yasize intama 99 akurikira imwe kugira ngo nayo ayigarure kuko yaravuze ngo nayo ni yanjye. Niwe mwungeri mwiza utajya uzimiza izaragiye. Ndi kumwe na Noheli Prophet. Tugize umushobo kubona nawe mu kigano cy'uyu munsi mwamonye ukuntu yatangiye avuga ati nyamara ndashaka kwihana. Tumaze iminsi tugiye tumona mu bice bitandukanye mu mashana atandukanye ari kumwe na Potre Yongwe yihara mu mwaka avuga ati Noheli ni kagatwiko ke twamenyereye. Noheli tumonye asaba imbabazi ariko Noheli turamumenyereye kenshi asaba imbabazi nagatwiko nanone yateguye. Nifuje ko ngana na Noheli rero mwamuzi ku Musaraba TV n'ataramaze igihe bitewe n'ibyo nyine yari kubabwira twari tumaze igihe tutamona ariko kandi tumwakiye ku Musaraba TV kugira ngo ababwire ko nagatwiko cyangwa yamara amasho. Noheli turakwakiriye. Murakoze cyane Imana bamugisha. Dusuhuje abakunze Musaraba TV abari mu Burundi abari mu Rwanda aba diaspora ndetse n'abari Canada Australia n'ibindi bihugu bitandukanye. Imana bamugisha. Muranzi nitwa Noheli. Noheli bari bazi nk'akasa mutwe. Noheli bari bazi nk'utagondwa ijosi. Uyu munsi wa none nafashe umwanzuro maze iminsi sinone nkufashe ahubwo maze nk'ibyumweru biri nkufashe wo guhinduka nkakosora inzira zanjye muri showbiz nkajya nza nkabwiriza nkavuga ijambo ry'Imana nkavuga ubutumwa bwaho Yesu yankuye nkavuga ku ndirimbo zanjye. Ntabwo nzongera kwivanga n'amahanga. Namaze kumenya ko Efurahimu yivanze n'amahanga mera imvi z'urutarutaro. Ibyaha byose nakoreshejwe na bagenzi banjye ngendera mu kwabo abapasteri bibimara abantu bose n'ingirwa abahanuzi bibimara n'abahanuzi bibuno nkuko biri bivuga abo nacomotse mu gakundi k'amabandi. Ubu nafashe umwanzuro wo gukizwa wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Noheli nigize ingegera nigira imbobo ku ngufu kandi Kristo yarankuye mu bubobo nkora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko uyu munsi wa none nje kubwira abantu ngo na ahantu haba Imana itakura umuntu na n'ahantu heza Imana itavana umuntu na n'ahantu kure Imana itageze umuntu n'igikomere Imana itakomora umuntu. Abantu bo ku Musaraba namwe mwarankundaga harimo abagiye bamfasha harimo abankunze. Imana yaransanze iramya ngo nagukuye muri dobandi nkukuri batsinde mu Kinyamerika ura mu mufuka wa kirojana nkukuri Cyangugu wari impfubyi iso yarakwihakanye nyoko yaragoshize afite imyaka 5 agapfa ufite imyaka 5 agapfa. Mbana nawe nkuvana mu cyaro nkuzana i Kigali ariko umaze kukugeza i Kigali nibinyituye. Imana rero imbabarire narayisuzuguje nukisha izina ry'Imana ngendera n'abahanuzi b'ibinyoma ngendera n'abahanuzi kazi badafite umuco n'indangagaciro za Gikristo. Uyu munsi wa none Imana inkura mu mufuka wa kirojana nabaga mu nzu ya shamburete y'ibihumbi 15 ubundi muri shamburete y'ibihumbi 50. Urumva ko Imana yanzamuye. Imana nayitura iki nambaraga ibyenda bishwanyaga mu ndambara costume ndatabeza ndashimira Imana. Haleluya. Rero uyu munsi navuze ngo hari abakunzi bo ku Musaraba TV bashobora kuzambona handi ariko bakavuga ngo kuki ataza ku Musaraba TV ngo atubwire ko natwe yahindutse. Rero narahindutse sinone hamufasha umwanze ko narahindutse. Ku Musaraba haturuka iriba rimara inyota twanywereye amazi meza amazi y'ubugingo Umukiza azahanagura amarira yacu yose. Oh haleluya. Tuzanezererwa igihugu yadusezeranyije. Uyu munsi managwa amarira kuko nageze ku Musaraba. Nageze ku Musaraba mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha Noheli nkuko nari ntangiye mvuga muri introduction y'ikiganiro cyacu. Noheli umuntu uri kukubona umaze iminsi akubona ku mahantu hatandukanye uvuga uti ndihanye no mbivuyemo no mu minsi yashize yakubonaga watura usemba mbino mivuyemo ariko abona nta guhindutse. Kirye gihe umunsi uraduha ikize kihe noneho ko Noheli
ahindutse noneho bya nyabyo aba icyaremwe gishyashya. kirya gihe nari ntaranyurwa gendera mu mururumba kwikunda kwishyira hejuru kwikakaza kwiyemera kumva ko hari icyo ndicyo ntacyo ndicyo ariko igihe kimaze kunyigisha ibintu bibiri guca bugufi kuko ijambo rivuga ngo abicisha bugufi bazashyirwa hejuru abishyira hejuru izabacisha bugufi. niyo mpamvu uyu munsi ndi kubwira abantu ngo nafashe umwanzuro wo kuzenguruka amacano yose aho nagiye ngenda nsebereza abantu mvuga amatiku mvuga iki ngiye kuyazenguruka ngenda nkosora nsaba imbabazi kandi nyuma y'ibi bintu nta muntu uzongera kumbona ngewe noheri mu gatwiko nta muntu uzongera kumbona nje gutwikira ku muntu nta muntu uzongera kumbona mu byaha nta muntu uzongera kumbona mu tubari nta muntu uzongera kumbona ngo ndi kumwe n'ibigore by'ibicucu by'ibimara bidafite ipfu na ruguru. noheri nafashe umwanzuro nkufashe niyo mpamvu rero nje kubwira abantu ngo kuri iyi shuro cyagiye nihanaga abantu bari kuntera ubwoba ngo ihane ariko uyu munsi ndi kwihana kuko ari Kristo wansanze. yanyeretse ijambo riboneka mu gitabo cya muri Bibiliya muri Yakobo igice cya mbere umurongo waho wa 12 aho ijambo rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza akageza imeruka kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. nge ndi igice kidashaka rino kamba ntabwo Herode arwanya umwana wese w'umuhungu uvutse nepo Herode arwanya umwana uvuka inyenyeri kaka mpamvu abantu bampiga n'inyenyeri yanjye Satani ajya hari ubutunzi Satani ni ikiwerewere yaboneka ko ngiye kuzavuga Imana abantu bagakizwa imbobo abari imbobo nkanjye bakava mu bubobo abari indangamirwa bakava mu tubari bagasatira umusaraba arangije arantera. niyo mpamvu uyu munsi rero today aujourd'hui now uyu munsi ndabwira abantu ngo nimuncire urubanza kuko agakiza ntabwo ari ubwisungane bwa mituweli do sante ahubwo agakiza ni individuel gukizwa ni ku giti cy'umuntu. uyu munsi namaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. abantu bajya kuri The Bible barebe nasengewe abashumba bansengeye byo kumbwira bari kuca muri komantere bambwira ngo yongwe ngo ntabwo yagusengera ngo yagusizemo abazimu ubone nibishaka bimbwiye ngo yongwe ngo yagusizemo abazimu ngo yagupfukamishije ngo nta ibyo birakureba. ngewe namaze kwikuraho umugayo n'umuvumo w'ibintu nagiye nkorera muri showbiz bidahashije Imana icyubahiro. umaze kutubwira mu niba jye ubundi banazanye ku rugati n'uburoso nk'iborosa amagambo yose ncira navuze nabi uri kumva neza ariko umunsi wa none ncira amagambo yose mabi agakanwa kanya Imana abundi akanwa kavuga iby'Imana ntabwo gakwiye kuvuga ibihwehwe n'ibitindi gasana. ni ikihe kintu urabwira abantu uremeza abantu watubwiye ngo ntabwo wari wakanyuzwe uyu munsi waranyuzwe cyo ni icyambere uyu munsi ndagusubiza nyuzwe n'ubuzima ndimo inzu mbamo n'ubwo ingana nk'ikibiriti nyuzwe nayo nyiboneyemo amahoro ibyo nambara niyo nakambara urukweto ukwezi kugashira amezi 5 agashira nyuzwe umwaka cyangwa ashira nyuzwe narwo. namaze kumenya ko ubutunzi nahirimbanira gace ngase n'abandi bahirimbanira tuzapfa tubusige. nta muntu wigeze upfa ngo mushyeho Range Rover amanukane V8 amanukane etage. rero umuririmbyi yaravuze ngo byose ni ubusa aravuga ngo ubibira mu mubiri azasarura kubora ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhora. rero naranyuzwe n'ubuzima ndimo n'ubundi nta modoka neze nta nzu nzima neze nirabana n'umugore Imana izamume namaze kwiyakira ngiye Prophete Noheri mu cyo nshaka n'ubugingo. uvuze ngo ntawe teze wawe wiciye iteka impamvu ni uko ubuzima ndimo uyu munsi kuba naramenyekanye narihemukiye nepo kuba Prophete Noheri naramenyekanye narihemukiye iyo washakaga se uzi impamvu nihemukiye nari nzi ko ngiye kumenyekana nkajya ngenda mu modoka ubu nsigaye ngenda n'ibirenge nari nzi ko ngiye kumenyekana nkaba mu nzu yanjye uburangiro dukwezi kongera gakoma gati kingura maze kubona ko ibyo niritse inyuma byose ari nko kwiruka inyuma y'ikizero cyangwa y'ubusa manza amaso umusaraba Imana izabime n'abasambanyira bibaha n'abarozira bibaha igira neza babi n'abeza. uyu munsi nafashe umwanzuro wo gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. icyakabiri agiye kumbaza aho duherutse kubona video ndaje ndongera ndakigeraho duherutse kubona video Apotre Yongwe agusengera tubwiye ko harimo abakubwiye ko yagushyizemo imyuka mibi. ese uriya munsi yagusengeraga niwe wagize ikibazo cyo kwagusengera wari warihanye cyangwa wagendeye ku nama yakugiriye cyangwa ryayerekwa wabonye wari wararibonye byagenze urya munsi Yongwe nsengera nari imaze iminsi ndi guhatwa n'umwuka w'Imana ko ngomba gukizwa bya nyabyo
hari ukuntu abantu bakizwa inyuma imbere badakijijwe mu mutima bakavuga ijambo ry'Imana ku munwa ariko muri bo ritabamo. Yari amaze iminsi amamagara naramwangiye najya kujyaho nibishaka Theogene akambwira ati mwihorere nanjye yangira inama ndamureka. Ako nibishaka mushobora kwa mubanye hari imbere ubu nayitandukanyije n'abantu bose bashobora kunsubiza inyuma. Reka tume dukomeze kwicyo ngicyo. Ndangije arampamagara mari maze iminsi numva umwuka w'Imana amata kukizwa bundi bushyashya. Nibwo nagiyeyo ngezeyo ambwira amakosa yose nakoreye muri showbiz nyarwanda. Ambwira ukuntu yivanze n'amahanga, ambwira ukuntu yicaye n'abapasiteri banywa inzoga, ambwira ukuntu arangira inama ukuntu aho nagiriwe inama n'abantu batingo bagatabagore batakibana n'abagabo babo n'abagore babo. Ambwira ibintu byinshi nisuzumye nsanga koko meze nka cya kijonjori cy'ibimungwe bya bishyimbo bivanze n'imungwe. Ndavuga ngo uyu munsi rero ngomba kugosoka gute. Arambwa ati ngusengere niyo ndagusengera ko singusengera bwa hato umubwe niba wumva ari cyo ushaka kwicuza ngusengere. Nibwo navuze ngo ngira ungarukeho naratewe. Ikibazo cy'abantu b'iki gihe bararaswa ntibamenye ko baraswe. Rero ndavuga n'umwambi umubi yarandesha umwambi uranyinjira nsengera Imana imandura uyu mwambi. Rero imaze kumpandura nibwo nageze gute nati ibyaha byanjye uyu munsi abantu banyumere nka Noheli ukishijwe bundi bushya. Nta hiti nyikeneye mu bantu nabyisi nyikeneye. Udukurikira ashobora kwibaza impamvu kubera iki Yongwe ari we isemo ko gusengera ko kwatuza niwe kubera iki nuko ari we wakoze amakosa menshi nawe akayahanirwa. Yarambwira ati kuva nakora amakosa bakampana hari ubumenyi nanjye basizemo ngwino ngwe kuri ubwo bumenyi utarajya ejo utazakora n'ibyaha birenze ukajya mageragere. Ndavuga ati rero ubwo ngiriye inama kandi ukabungira inama itari kunjyana mu kuzimu ariyo kunjyana mu murwa witwa Siyoni mu ijuru reka nihane nce bugufi. Yego niko kwihana rero nce bugufi. Yagusengeye nk'umuntu wakoze amakosa menshi akihana ariko ntabwo agusengeye nk'umushumba. Yansengeye nk'umushumba kuko yari imitswe nibwo yakora amakosa. Yego Yongwe n'umushumba na Apotre Harerimana Joseph umushumba w'itorero rizwi urikumva neza afite abashumba afite nabo yagiye yimika benshi. Rero yaransengeye amaze kunsengera ubwiza bw'Imana bungarukaho. Sinawe gusa hari n'abandi bantu bagiye bansengera nabi cyangwa bari kunsengera abantu bose abakristo bakunda gusenga bari kunsengera. Ndumva rero hari imbaraga z'Imana ziri kuza muri njye. Uratubwiye ati mu byo yakugiye inama yakubwiye ati nyabura Noheli utazibona amageragere. Umuntu uteze amatwi Noheli ntashobora kuvuga ngo Noheli akijwe kugira ngo atazajya amageragere kuko yakoze amakosa menshi. Ntago amakosa nakoze muri showbiz arimo ibyaha byanjye ari mageragere. Niho byasatiraga wenda. Oya ahubwo mva buretse gato ntabwo amakosa nakoreye muri showbiz. Amakosa nakoze ni amakosa ababaje abakristo ababaza abantu bakuru amakosa yo gutwika kuko icyo gihe yabandi umuntu ukora ikosa rinjyana mageragere banaragiye tu. Rero sicyo kintu ahubwo narebye bundi ndatwika views ndi kuzigaburira abanyamakuru ngiye ndungukira mburi byisi mbura n'ubugingo. Uyu munsi nahisemo iki ngomba kuba Noheli Imana irebe ikishimira pana babahanuzi nge ntabwo nyihanura nk'abahanuzi b'abana bamwe bajya guhanura ngwe akikurumura kugira ngo abadayimoni baramufasha. Ntabwo Imana igikorana n'abantu bameze kuriya mujye mutuza mubwirize neza mwitonze. Abandi bakavuga kugira ngo bari kwaka bajya ngo ni ifura y'imigati cyangwa amandazi cyangwa y'amakara. Abantu bahabura abantu b'Imana ntabwo ibi bintu bikigezweho. Nje bucyanzanye hangano kubwira abantu ngo Noheli babonye mu kabari nibyo byandi kujya nigenda nihana. Noheli babonye mu bidafite umumaro sibyo. Noheli wari umusinzi. Yego Noheli wari umusinzi kuko nabyo narabyihanye ariko nanone abantu bagiye bayimbana. Noheli wateretaga Noheli wakundaga abantu ubu none ndifuza umufiansi muzima yaba ari mu Rwanda yaba ari mu mahanga tukabukundana tukabana nk'abumupapa nk'abandi. Biri byo kurirwa nirukanka mu izandangamirwa zimpamagara zirazinesha umutwe ntazo nyikeneye. Ubona ndagamije ugikeneye. Kare. Noheli watubwiye ngo wagiye harakajambo bavuze mu kaya ngo hari abantu bakoheje kugira ngo ukore ibyo bintu ujye mu busambanyi ujye mu nzoga uvuga amagambo. Bagiye banyusha ngo nsambane sinasambana. Icyakora baranyusha ngo nje mu nzoga zo nazigiyemo. N'abantu babona ama video yanjye ndi kuzinywa. Ariko ibyo narabyihanye. Ariko abo bo baracyariyo. Ese abo bantu nyine cyo ndashaka kubaza uyu munsi mwatandukanye
uyu munsi none se urumva najya kwihana naratandukana nabo natandukanye nabo kera nyamara kumva ko ngomba kujya kwihana nahise mfata simukadi ndaforomata mbakuraho bo narabasibye mbavanaho nyuzamo akantu k'umukara k'umutuku kwihana kuzima no kumena amabanga ya shitani yego reka tugumwanya amabanga ya shitani ushaka kumena nayahe kuri uyu munsi ayahese satani yanyaraga mu kabari anyuze mu bana be b'abakozi babeshya ngo bakorera imana satani akanyura mu bita abakozi b'imana babeshya ati wabonye kiriya cyana n'ibintu nk'ibyo ngibyo abakozi b'imana babaho ko ntabazi ni bande bakora ibyo bintu nese bushaka kwirengagiza niba ishaka tewoje n'aba odivuga ngo mubenure mutikure siribu itameneka byararangiye ariko amateka mabi y'umuntu yatayihaniye se mwahise murangiriza hariya none se nyine niyo mpamvu kuva uwo munsi nitandukanyije n'abantu bavuga ngo benura tekura njyewe noheri ntabwo nje kwenda kuko banteye ubwoba nta nubwo nje kwenda kuko nabuze ibyo kurya ahubwo ubuzima ndimo uyu munsi wa none naratwitse sinabona amafaranga nashakaga naratwitse hitiraza kuba naramenyekanye nka nzwi ngo noheri ngo porofete rero ugenda n'amaguru porofete rero utagira umugore utagira umuryango ubusa wari ukiri porofete kandi ukiri muri ibyo byawe warakiri cyangwa ugiye kuba porofete none wa nyawe oya erega ikindani naho kijya iyi ni gift imana iduha uhaga abantu ibiruhwa uyu munsi rero uyu munsi amazi mazima mufite abona yembwere bidafite umumaro byose ubwihane yuko watanze n'ibirohwa imana ibimbabariza uyu munsi ubu ngubu ndi kwaka ndumva ndi kwaka uyu munsi ndumva hari imbaraga z'imana ziri muri njyewe hari ijambo wagiye uvuga hari video nabonye kuvuga ngo watuye ibyaha washyize wavuze mu mazina bagiye bagushyiramo umuntu mukuru ushaka kudusobanurira ni gute umuntu yoshye umuntu mukuru gukora icyaha kitamurimo baca umugani ngo umukobwa umuhana ajyayo umuhana ajyayo ntumuhana avayo umuhanya avayo umuhanya ajyayo ngo wijyayo yagira ngo uri kumugirira nabi kandi uri kumugira inama ariko iyo aje ateruye ndameze atyo nibwo yumva ko amubwira gukuri niba apotere yaricaraga akanywa inzoga njyewe noheri ndi igiki pitiri yeraka nyoboye iki hati sha wakarewe toka wowe njyewe mpagarariye imidugudu 10 n'ingahe mpagarariye urwego runura abo mwarahuye bose murayisangira simvuga amazina yabo kuko sinaje gusebya abantu ariko hari benshi nasangiye nabo babahanuzi hari benshi twasangiye babavuga butumwa banarenze baza bagakubita ati ndarimbura ndananiza ndaterariza ariko njyewe ntago njyewe hatazajya no muzajya unyiyemeraho njyewe mbayeho nka noheri njyewe ntago mbayeho nk'abantu uyu munsi nafashe umwanzuro wo kwegera imana hari ikintu bavuga ngo imana ibabarira ibyaha ariko kimwe na rimwe ingaruka nizangezeho se niwazibona zimwe mu ngaruka nihanye inzoga bamfata nihanye inzoga imana iramba bari kubamfata video ijya ku karubanda izo si ingaruka se urwego ubu nakabaye ni nka Canada cyangwa muri Amerika ndi mu Rwanda kubera kugendana n'abandi nakwe kugendana nabo izo ziri mu ngaruka wahuye nazo yego aka kanya nakabaye mba mu nzu y'ibyumba bitatu nka saro nk'abandi bakozi b'Imana ariko undi muri chambrette ingana nk'ikibiri izo ni ingaruka buretse ego umuntu atinya ijoro bitewe n'icyo bahuriyemo wa mugabo uko ndashaka kutubwiriza noheri uyu munsi nakabaye ndi ku rwego rwa Israel mbonye ndi umuhanzi uririmba nanjye nkagenda imahanga ariko ari igihe Imana ifata za ndirimbo ikazambura ikikundiro n'icyubahiro bitewe n'iki ni ukuri kuyivuga nabi hari umugabo umwe waretse kuvuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda yari abivuze nabyumvise kuri social media ngo nta mwuka w'Imana ugihari nagira mubwire ngo yari yibeshye cyane uzi impamvu yibeshye kandi ari mu nshuti zawe akasi inshuti yanjye niri kumbwira inama ni inshuti iri kumbwira ngo kizwa va mu byurimo ndavuga yarari ngo namuteye awuzu yavuze ko nta mu Rwanda nta mwuka w'Imana ugihari ngo iki kirere cy'u Rwanda nta mwuka w'Imana ngo ugihari niko yavuze niba nta mwuka w'Imana uri mu kirere cy'u Rwanda we uwavuga ko atumwe n'Imana uwo mwuka avuga awukura he nuw'abarangi nuw'abazimu nuwa he
Eliya ngo arihandagaza amaze kwica abahanuzi ba Bayali azamura inugu ati ubu ninjye muhanuzi usigaye. Imana iravuga ati ziba ceceka tezevu. Iravuga ngo haracyari ibihumbi 7 bitaripfuka Bayali nashigaje. Wabyumvise neza? Ibyo 7 rero na n'izi saha birahari bifite umwuka w'Imana mu Rwanda. Ntabwo abahanuzi bose bapfiriye gushira, ntabwo abashumba bose bazajya i Madrid, ntabwo abashumba bose bihesha ibyo abandi bakoresheje uburiganya. Gusa mu bahanuzi hari 7, mu bashumba hari 7, mu banyamakuru hari 7, mu Rwanda hari 7 bicyubaha Imana, ku isi hose hari 7. Kandi ndashimira leta y'igihugu cy'u Rwanda ko Imana duhaye leta nziza, ubuyobozi bwiza. Wakora icyaha uri umusitari uzafungwa, wakora icyaha uri umuntu usanzwe uzafungwa. Impamvu ni iyi, nta muntu uri hejuru y'amategeko, twese tugende gake twitonde. Byo kuza abantu biyemera ngo ngengo ufite titre runaka, nta muntu uri hejuru y'amategeko, kandi itegeko rirushibuye kuremera. Abantu bagende gake bavuga Imana. Ese ugira ngo niye mpamvu mu bakristo ari buri gusanga bari imagiragera abandi bafunze? Umubi yarabinjiriye ntibabimenya. Umukristo ati ubu kuri iki gihe abantu bari gukizwa barebeye ku bapasiteri. Kizwa ku giti cyawe, gukizwa ni ku giti cy'umuntu. Ngo pasiteri ngo bamukubise ipingu bakamujyana imageragere ngo nanjye ngo ngese ngo ndike. Pasiteri azakujyana mu ijuru. Reba ibyawe bya pasiteri ubyihorere. Rero umuntu dukurikiranye gukizwa nabi bitera umwaka. Natambitse ibirenge mu Mana, ingaruka narazibonye, ariko aho nihaniye ndimo ndabona agacuko gutabarwa. Ntago ari ubwa mbere nihaniye hano rega. Nubwiye ko hashize ibyumweru nka 2 nihanye, ariko kwako ndi kubigendamo neza. Hari ibyo ndi kubona. Urabona nk'iri kote nambaye ni gift. Umuntu yangwabwa ati kwa maze igihe nk'ukontorora warihaniye, maze igihe mbona urimo neza, nkuguriye agakote. Kote nk'iri ngiri abarayinguriye. Undi ati ukorega isiragi niwe namukuye anyishyura ukwezi kw'inzu. Kurumva Imana igenda igira uko bigenza. Ariko ikibazo nuko abantu bari kubeshyera Imana. Ubu none yadupimishije ADN twasanga abadamu bafite abana batari ababo. Kubera iki? Bagiye bahura n'ibishumba byagiye birya inama. Zino deliverance za hato na hato zagiye zikomeretsa abantu. Hari ahantu wagiye uvuga ngo nagiriwe inama n'abantu bataye abagore babo, ngirwa inama n'abantu. Umuntu wasenye ubundi yangira inama gute? Abantu umuntu nawe niyubatse akangira inama ngo nanjye ni ndongore, kandi nabo ntiyubatse. Wahise tukabavuga kugira batazajya abandi bayoba. Ni bande bakugiye inama kandi batubatse? Wasanga bari kuyobya abandi benshi. Babakunda kubi nibakomeze. Icyambere cyo ntabwo nahanuye ko nubwo nari indwaye, mfite indwara y'ikimungo yuko navuye mu nzira, ariko umwuka w'Imana nigeze mvaho. Umwana w'Inyamasheke ngiye mwene Kalamagesiteri nirahira mama niwe wanduhanye apfa mfite imyaka 7. Data we ntabwo nkeneye no kumenya ibyo biramureba. Icyambere nukuri kwiyamabagaye, narabye ngo Mana y'Imana Toba ruriya ngira inshuti Michel azafungwa bite no kwihesha uburiganya no gufata ku ngufu agenda abeshya. Ntibamufunze. Ibi mbabwira Imana ishobora kukurwaza ariko inakurwaye. Hari abantu benshi, hari nk'umuhanuzi wigeze kuzana kuri icana yitwa Umusaraba, arakomera arasara arasizora. Urashutse abantu n'inzi sabara namuzerega ntago ari ngo nigwa muvuga. Kumuvuga se ndamuvuga ni Yesu. Hajya yitwa nde? Kanivugire Yesu. Harasizora ahantu atinya bwo gwazashya. Ni hashya. Ndashaka kubwira abantu ngo mwitondere ubuhanuzi buri mu bahanuzi. Maze iminsi uvuga ko ari wakujyanye mu kabari. Yaranjanye ariko navuyeyo. Ikindi ngiye kubwira abantu bagomba kumenya, bamenye ibintu bibiri. Umuhanuzi arimo amajwi aya 3. Aya majwi 3 arimo umuhanuzi. Ijwi rya mbere ni iry'Imana, irya kabiri ni irya Satani, irya gatatu ni iry'umuhanuzi ku giti cye. Yego, irya nyaryo rero ni iry'Imana. Ijwi rya kabiri ni irya Satani mubwira ngo kora ibi ngibi, beshya, eskoroka. Ijwi rye rya gatatu ni ijwi ryo kubona kabona uri inzobe agatanura amasezerano y'amarangamutima, amahuri. Ubu mwice ku mahuri y'abahanuzi.
wese nturi umuhanuzi ubona uretse gato kugira ngo ubanze umenye ibi bintu ubimenye no kugira ubwenge bwo kumenya amajwi ubashe no gukontora ngo ijwi rikuvugiye muri umuhanuzi wa nyawe ni irihe. Ikindi imva z'abahanuzi ni 3 Imana yari izinyeretse iri joro nubwo naje kwihana ariko reka nanazivuge. Imva z'abahanuzi n'abashumba ni 3. Imva ya mbere ni amafaranga, imva ya kabiri ni icyubahiro, imva ya gatatu ni ijipo. ibyo nayo waruzize. Ndatashye kandi fata mikrofone yawe. Buretse kugenda gato. Tela sikotido bi enima tandoni dra. Izi mva Imana yambwiye ngo nze nzibwira abahanuzi ngo yamaze kumenya ko izi mva zibagose kandi zirabasamiye. Urugero Bishop ari kujya gufungwa ziziki imva yitwa amafaranga kwihesha ibitari ibye. Umuhanzi arafungwa ziziki gufata ku ngufu cyangwa n'undi muntu wari wese. Si umutego wa kabiri wa Satani wo. Imva ya gatatu ibesha bureka umwite ngo pastor nushyire ngo revera pasteur akubwira ati ni nyoko wari inyise. Icyo ni cyacubahira gata yiremereza kaba nk'agaca kagiye gufata inku. Ndatashye nge singe nenda kuri kamera ariko ibyo niko bimeze. Imana yambwiye ngo wera gume yere uwandi yagomeze yandure. Ntabwo nite kuri commentaire birabareba nakijije ubugingo bwanjye. Ubu ntari tuvuga ko tutazongera kukubona muri biriya bintu ubaye umwana w'Imana waye cyane. Je umbona Prophet Noel byukura bagirane ntabwo uzambona. Ije nataye nkura Satani kirahagije. Ije nataye nkura Satani mbana ngenda mu kwa Satani kirarangiye kirahagije. Ngice nsabwa ni ibintu bibiri byonyine. Kuko sora inzira zanjye ntari rarenga. Ntuzaseka igitabo utarakibumbura ngo urebe inyandiko irimo. Kabiri umwijuto w'ikimongo waruzi ko imvira itazagwa. Satani yaraze ko yampfungiranye ariko reka da Yesu aracyafite ubushobozi. Kanze rwose akamara amaje. Mfite umuntu tujye dukwana hano mu ko tujye dukwana ngo ndifuza kuyicya kubaza nawe reka tumuhe umwanya ntago mubaza ikibazo kigoye. Nshaka kumubaza Noheli turaziranye kuva na kera ndamuzi ariko kandi mu buhamya bwe Noheli uyu munsi wa none ari gukizwa kuko hari ibintu ari gucika ariko kandi mu gukizwa kwa Noheli nanone turasubira inyuma turebe ese Noheli ko yaje muri social media akijijwe akaza kugwa bitewe nuko yarari muri social media akabona ntago ibintu biri kugenda neza. Ese ko hari igihe umuntu akizwa yamara gukizwa neza maramaje Satani akamuzanaho ibigeragezo nka bya bindi byayo. Noheli uramutse ukijijwe nk'uku nguku umaramaje Satani akakugabaho igitero ukaba wakongera gukena ukaba wakongera guhura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo. Ntago wakongera gusubira inyuma ugateka imitwe kugira ngo wongere uzamuke cyangwa kugira ngo wongere umenyekane kuko hari igihe umuntu akizwa agasubira inyuma hasi kugira ngo Imana irebe ko akijijwe neza azatangira neza akazamuka nk'umwana w'Imana. Yamukubita ikigeragezo akongera agasubira inyuma kuko inyuma niho yakuraga imibereho. Byagenda bite mu gihe twazabona ejo wongeye ugasubira inyuma? Urambajije ngo ngasubira inyuma. Ibyo bigeragezo bije ntabwo Imana yacu ari umutindi. Si n'umukene. Ariko yemera ko byose uretse gato tugendane nsubize ikibazo mumbajije. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ntangariza Satani n'abaruzi n'abakoresha Satani ntabwo nzakena. Igihe cyo gukena nagitaye Rusizi. Ikintu nagitaye mu bubobo. Icya kabiri uravuze n'ibyo koko ngo hari ibintu nari gucika. Yego ndi gucika irimbukiro, ndi gucika ibyaha, ndi gucika Satani kuko yamaze abana Satani yamaze abana. Amaso y'abashoboye yatumumbuye yabamazemo yabanogo yabageze nka Samusoni. Ukumva neza ariko uyu munsi wa none abari ku musaraba mbabwirira ijambo. Njyewe Noheli ahubwo reka nyizwe neza aho kugira ngo unsubire inyuma ngo ngiye kwavasa nkomeza ahubwo iyo umuntu abirimo neza niyagenda biramubera guki Satani aramwaye ahubwo. Njyewe ikindi nabwira abantu aravuze ati waje muri social media ukishijwe nibyo koko nari ndi mu butayu nkijijwe. Social media ngezeho ngire ngo na ahantu hari agakiza ahubwo nsanga ni mu kuzimu. Insanze ari mu kuzimu yutindanye n'umuntu udakwego ahantu udatinde uzima abantu bakomereka n'ibintu bibiri. Yutinze ahantu udakwe gutinda urahakomerekera ukahandurira. Narahanduriye nimo ndi kubwira Imana ngo mbabarira wongere
abanzi neza niyo mpamvu batajya banyanga nk'uko nawe unzi urumva munyamakuru abanzi bazi agakiza k'umwimerere kanjye niyo mpamvu batajya bandekura rero ibihe byampinduye Uwiteka ibizinga byantwariye igitinyiro n'igikundiro Imana ibikuyeho ibizinga byagutwariye igikundiro mbikuyeho ndi Mana yawe ongero ngiye kongera ndabagirane ndumva rezo ya MTS yamanutse yego ugiye kongera urabagiye ni byiza ariko twibaze kano kantu ntitujye kure ikibazo yarakubajije birashoboka kuko Imana iravuga ngo ijya yemera ko byose bitugeraho uyu munsi bibaye ngombwa muri kwa kwemera ko Imana byose bitugeraho ikamanza ikagushyira hasi kugira ngo ikwigishe gucure nanone ufite imbaraga zagukomeza kugira ngo udasubira inyuma muri Egiputa hahandi waruri niziye mbaraga ufite uyu munsi zatuma uyinambaho muri hasi uko nabyo birashoboka yego uzi impamvu mbere y'uko ugera i Kanani urabanza ugaca mu butayu ugiye kujya mu butayu buretse ariko tuza we ntabwo uri Imana yanjye twabuze twabyibajije mbere y'uko ugera i Kanani urabanza ugaca mu butayu iyo ugeze i Kanani usimbutse ubutayu bukorera i Kanani ubu ntari tuvugana hari ubutayu mvuyemo imbaraga zo kugira ngo mve mu butayu nze hano i Kanani nihane ninjire mu munezero icyo gihe nicyo nari maze iminsi ndimo nicayemo cyo kuba Imana yankinisha ikanshyira hasi yansize hanze inkaranga impfundikiye irinda abantu umunuko ngashyiramo agakote ariko nkaburara nkambara neza ariko ahantu mba nkaba muzi imeze nk'ikibiriti kavuga ati ntari ukwezi kukagera kankubita dukeya cyangwa se ninatume nkirwanaho rero icyo gihe cyo kugira ngo nsubire inyuma ubu n'iryo shuri narirangije muri make baga wambaye ikote kuryambare ku kibembe none iryo shuri narirangije ubu tuvugana ahubwo ngeze i Kanani reka njye ku by'Imana igiye kuma kuko ngiye gukizwa neza uyu munsi mu minsi ishize twahirukanaga uvuga dore ko na mu kiganiro nabwo wari kuvuga twakubazaga ku bye byakubayeho kuri iyo audio uri kuvuga utubwira yuko watubwiye byinshi cyane bitandukanye ariko wavuze ati ndidekaraye mvuye no mu itorero rya ADEPR uyu munsi kubyo twavugana ngo urabizi ntabwo dushaka kubisubiramo uyu munsi Noheli agiye kubarizwa muri hedini kambivuge gutyo uyu munsi ndi kuyoboza Imana inzira ntabwo nzongera gukomerekera nakomerekeye iyo utinze wikorera inkweto itari iyo utinze wambara inkweto itari yawe irakurya cyangwa ikakujabuka kabiri iyo wikorera umuzigo utari uwawe urakuremerera hagati y'umutwe n'umuzigo haba harimo ingata ndakunda kubwira abantu ngo itararenga niba karivume bazabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atuwari ingumba n'ubu byarahetse njye ubu tuvugana Noheli nzagaruka hano mbabwira ngo hari idini ndimo n'iri ntabwo nzongera kwicira inzira kubyo kumbwira ngo idini ngo basongo bari banjemo ngo nabasogokuruza ibyo birabareba njyewe mfite uko ngomba gukizwa n'ahantu hatazava umugeni gusa icyo mbwiye abantu nuko batazongera kumbona mu buzima bwo gutwika bagiye kujya bambona mu bice bitatu kuririmba kubwiriza gutanga ubuhamya kuvuga ku bihangano byanjye n'ibyo bintu bagiye kujya bambonaho reka tuvuge ngo Imana izagukomereza amaboko ibintu byo kwirwa ngo twagiye hariya ngo hahiye ngeze ndi Rugaju ndogeza umupira ndashimira abantu batatu bangiriye inama yo kugira ngo narabivemo ibintu byo gutwika bambwira ati uri n'umukozi w'Imana ukomeye ndashimira umugabo umwe witwa Bishop Gafaranga ndashimira mama Sharirene ndashimira umuntu witwa mupasiteri umwe ntabwo ari n'uwo mu Rwanda wangiriye inama abo nibo pasiteri nshimira ngashimira na pasiteri Mutesi pasiteri Mutesi nawe yangiriye inama aranyicaza ngo ati Noheli rwose none se Noheli ngize ikibazo kimwe nshaka kubaza kandi dusubize mu bantu bakugira inama bamwe bakugira inama ko muri iyi minsi kuri iyi mihanda nabo bamaze iminsi batavugwa neza ko hari ibyo badatunganya nabo batari inyangamugayo yewe ntabwo nshinzwe kumenya ibyabo iyo nama bakugiriye ko turi abantu bari buyikemanga uzi impamvu abantu ngo barayikemanga bashobora kuza kuyikemanga bitewe n'abayikugiriye nubona abantu bose bagukunda uzabirinde uzamenye kuri kurimbuka ugomba kugira igice cy'abantu bakwanga n'igice cy'abantu bagukunda hanyuma ko
umuntu uri bubabazwe nuko kana kambwa ati va mu buzima bwo kuba watwika winjira mu buzima bwo kuvuga Yesu ubona yaba ari ikimungwe cyamunzwe kuba barangira inama yo kuva mu dutwiko ibintu ibya bindi ngo kora ibyo reba ibyo mvuga ariko nturebe ibyo nkora none se ninde bari bushidikanya muri abo bantu Pastor Mutesi kuba yarambwiye ati mwana wanjye musaza wanjye Noheli Prophet njyewe ndi nyoko mfite abana bangana nawe va mu byurimo kizwa neza kuba amasheni yarambwiye ati Noheli musaza wanjye va mu byirimo kuba Bishop Gafura yarambwiye ati nanjye natangiye nkora amakomediye ariko ngeze muri Yesu ibintu bigenda neza Yongwe nawe ati narabisize yego uyu munsi ndi muzima ngo pfukamupfukama ngo kuba Pastor Korode yarambwiye ati wa mwana we va mu byurimo urumva na nibishaka akaguhanura ati bivemo oya nibishaka ruka jumbabarira ntago no umuntu muzi ibyo birahagije reka tugushimire murakoze Imana y'umugisha y'amaboko y'amahoro abantu bo kuri gukomereza amaboko ntago wabyishoboza byo wenyine kiretse Kristo wenyine ntago wabyishoboza icyakora tuvuge ngo Imana izagushoboze Paulo niwe wavuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga reka tuvuge ngo Imana izaguha imbaraga zikuneshisha zikubashisha kandi zigusimbutse iyo mitego yose uzahura nayo ntago nababwira ngo iyi nzira urasanga igororotse naba nkubeshye uzasangamo imyobo Imana izayikurenza Imana ibamugisha hanyuma reka mbwira abantu bari badukurikiye ngo bajye kuri Prophet Noheli Official barebe indirimbo nshya nasohoye ikindi hari n'abo bifuza kungira inama kumpamagara bakambaza kubyira urugendo ni 0780529080 ikindi ne paraza kubaha nimero yanjye murakoze cyane abayishaka Imana igumugisha